uyu mukobwa nyamaraga nubwo yavuze inkuru ye yamara kuyivuga abo twari turi kumwe bose bakumva baramusetse ndetse bakamufata nk'adafite ubwenge nyamaraga ngewe nasanze ariko ntacyo reka ngureke nawe iyi nkuru pasi yumve numara kuyumva wenda uraza kuba wamucira urubanza cyangwa umujajinge mu buryo bwawe bitewe n'ibyo ushaka. Gusa ngewe ko nabyumvishije nuko nabitekereje umukobwa nasanze, ariko reka ndeke kurangiza inkuru mbere y'uko nyivuga, ahubwo reka nyivuge kugira ngo nawe yumve maze uyisobanukirwe maze numara kumva iyi nkuru ndakwinginze ujye ku mwanya wa komenti maze utere komenti umbwire uyu mukobwa koko isi ibintu yakoze byari bikwiye cyangwa yarahubutse. Uyu mukobwa yatubwiye inkuru ngewe n'abashuti banjye rwose turatangara ndetse biraturenga cyane, dore ko bamwe bamuciriye urubanza bitewe nuko bumvishije iyi nkuru ndetse n'abandi bavuga byinshi bashaka bitewe nuko bari bamaze kuba bakumva iyi nkuru. Nyamaraga ngiye maze kuyumva numvisha ari ibintu biraho ndetse bisanzwe byaba kuri buri muntu wese. Uyu mukobwa yitwa Joy kandi rwose ni umukobwa mwiza udafite ikintu na gito yabuze rwose pe. Igihe kimwe ngo yagiye koga ndetse ajyana koga na shiriwe, dore ko byari mu gihe cya sama bari bakeneye kugira ngo babashe kuba batura akayaga ndetse babashe kuba bakishimira urukundo rwabo. Gusa Joy mu kujyana n'umukunzi we koga baragiye baroga ndetse barishima, dore ko bari baragiye muri hoteli ihenze kandi ngo bose batanze amafaranga menshi kugira ngo babashe kuba babemerera kuba baba muri iyo hoteli. Gusa Joy rwose umuntu wishimanaga ndetse n'umukunzi we nta wundi ngo nawe yitwaga Mike, dore ko uwo Mike rwose Joy yaramukundaga cyane ndetse yari yaramwihebeye cyane, dore ko Joy nta wundi musore yamubangikanye nawe, dore ko yabonaga akanyuzwe ndetse yumva ko rwose nta wundi wundi akeneye uretse Mike. Kandi ngo no mu ruhande rwa Mike nawe nuko nguko rwose yari ameze, dore ko Mike nawe nta wundi mukobwa yifuzaga pe uretse Joy. Kandi ngo Joy burya ngo ibyo yifuzaga byose Mike yarabimukoreraga, ngo kandi na Mike rwose ku ruhande rwe nta kintu Joy yamuburanaga. Ndakeka namwe muri kumva iyi nkuru ndetse muyiteze amatwi, rwose Mike ndetse na Joy bari abantu bishimye ndetse bakundanaga cyane. Ahubwo ibyakurikiyeho ndetse n'ibyo numvishije n'ibyo byambereye urujijo nanjye bibasha gutuma bincanga pe. Ndakwingize ntukore ikosa rwose, gerageza iyi nkuru yose yumve kuko ni nziza nanjye nayumvishije ndatangara. Rero ngo kuntu byaje kugenda Mike bakomeje kuba baryoherwa ndetse baguma muri iyo hoteli we n'umukunzi we Joy. Ibyishimo byari byose rwose, dore ko nanjye Joy ari kumbwira iyo nkuru numvaga ndi kwimagina ndetse ngatekereza ko nanjye iyo bikimbaho nari kwishima ndetse nkanezerwa. Ngo gusa Mike nubwo yakundanaga na Joy ndetse bishimye cyane bari muri iyo hoteli, Mike rwose aho yabaga yicaye yagumaga gutekereza ndetse atekereza ibintu byinshi. Ngo gusa Joy we yatangiye kuba yatekereza ko wenda Mike ashobora kuba ari gutekereza ku mafaranga batakaje aho hantu kari menshi cyane. Yanga kubitinda hati iyo twabitekerejeho ndetse tubivugaho cyane, niyo mpamvu rwose ndakwiye kuba nagira ikibazo cya Mike. Ubwo afite impamvu ndetse afite n'uburyo bwose bwatumye rwose atekereza biriya bintu ndetse n'impamvu yigunze. Sinkeneye kuba nagenda ndetse muvugisha ataza gutekereza ko wenda hari ibindi ndi gushaka, reka nicecekere buraza kuba yahikura. Ngo gusa byamaze iminsi ndetse ntibyigeze bihagarara, dore ko rwose mu gihe cyose bamaze muri iyo hoteli bari kwenjoyinga iminsi 2 ya mbere niyo bishimye gusa, naho ngo indi minsi yose ikurikiyeho rwose Mike yabaga ari kure mu bitekerezo ndetse ari gutekereza ibintu byinshi. Gusa Joy ndetse na Mike ngo baje kujya hanze, dore ko kuri iyo hoteli hanze yaho rwose hari ikiyaga ndetse babasha kuba bakenjoyingamo bakoga. Ngo gusa mbere yuko bahagera rwose Mike ndetse na Joy bari babanje kuryama nijoro ryashize. Ibyo nanjye narabyumvishije birantangaza, sinari nzi ko abakunzi bose rwose basohotse ndetse bagiye muri hoteli kiba kibajyanye ari ukwenjoyinga barangiza bakanaryama. Aho nanze kwirirwa ntera comment kuko nanjye byarancanze sinari mfite icyo nabikoraho. Gusa nk'umuntu wari uri kumva inkuru nta kundi nari kubigenza rwose, narakomeje niyumvira inkuru ndetse ndanezerwa pe. Ngo gusa nubwo bagiye hanze ngo ndetse bagiye koga, dore ko bari bamaze kuba baryamana kandi bari bamaze kuba bakishima rwose. Kandi nkurikije uko Joy yambwiye ndetse nuko yabivugaga ntabwo yabyicuzaga, dore ko cyane cyane yakundaga Mike cyane. Ngo kandi ngo yatekerezaga ko rwose Mike atamuhemukira. Aha simvuze ko yamuhemukiye cyangwa yakoze ibindi, ahubwo wenda ibindi yakoze nibyo turi buze kuba twakumva inkuru yacu rwose turi buze kugenda tuyirambura. Gusa Mike ngo yaragiye ndetse mu kugenda rwose ajyana na Joy bajya koga hanze rwose, dore ko muri icyo kiyaga cyari ikiyaga cyiza kandi rwose icyo kiyaga cyari kisafe, cyangwa se mu rurimi rw'ikinyarwanda icyo kiyaga cyari cyizeye rwose, nta bisimba cyangwa ibikoko byari birimo rwose kugira ngo bibashe kuba byakangiriza umuntu cyangwa ngo bimubuze ubuzima bwe. Muri make koga kwabo nta kibazo bari babifiteho rwose, bumvaga rwose ko biri buze kuba byagenda neza. Nuko Joy rero akomeza kumbwira inkuru ngo gusa baragiye ndetse baroga pe. Gusa bakimara koga bavuye mu kiyaga ndetse bajya ku mucanga wari uri aho hafi rwose. Ngo gusa Joy yakomeje kuryama aho ngaho, gusa mu kuharyama yaje kubyuka, gusa mu kubyuka yabashije kuba yashaka rwose Mike aramubura.
ati rero basore mu kubura Mike rero sinigeze mbitekereza ko yaba ari ahandi hantu agiye rwose. Natekereje ko ari ya mikino y'abakunzi ndetse ko rwose afite ahantu anyihisha ari kugira ngo arebe ukuntu ngenda ndetse n'ukuntu ndi buze kuba nasara muri mind yanjye cyangwa ukuntu biri buze kuba byantesha umutwe. Gusa abasore twari turi kumwe rwose turi kumva iyo nkuru twakomeje kuba twabaza Joy. Ati se Joy koko nyine wa mugani ari guta mu mutwe gute kandi wari ubizi neza ko muri kumwe? Ati se basi mwari mwavanye mu mazi ntabwo twatekereza ko yari yarohamye? Ati no rwose Mike ntabwo yari yarohamye kuko ndabizi neza twari turi kumwe ndetse twishimye ndetse twanavanye mu mazi ahubwo nuko nabaye gatoya rwose nkurutseho gatonya ahantu nari ndyamye rero nakangutse ntakiri kumubona. Ati no Joy bishatse kuvuga ko ari wasinziriye already? Ati no sinari nasinziriye tuze se kari ukuntu ufata akanya ukitekerezaho katarenza k'iminota 3. Ati none se muri ako kanya mu kwitekerezaho byaje kugenda biti? Nyine nakangutse rwose ndi gushaka Mike ndamubura. Ati okay noneho byagenze gute byase ko bigarukira aho ngaho se? Ati no Joy yakomeje kutubwira inkuru rwose ndetse iyo nkuru yakomeje kuryohera amatwi yacu pe. Ati bavandi ntabwo ari uko byagenze umane ahubwo nakomeje kuba nashaka Mike dore ko aho hafi ku kiyaga nakomeje kuba nahamushaka ngira ngo wenda iyo mikino ari muri buze kuba yarangira ndetse anyiyereke. Gusa rwose yamabwiye ko bwarinze bwira ndetse ntamubonye sinababeshye. Ati nose ubwo byaje kugenda bite nyuma yaho? Rwose nakomeje kuba nagenda ndetse nkomeza kuba nashaka Mike dore ko n'abantu bari aho ngaho ku kiyaga rwose nakomeje kugenda ndetse ntangira kubona ko ibintu biri seriye. Ati watangiye kubona ko biri seriye gute se kandi? Ati natangiye kubona ko biri seriye kuko nahise kumfata telefone yanjye mpamagara yiwe gusa mu guhamagara telefone ye rwose nasanze iri compose. Ati tuwasanze iri compose gute se kandi? Ati se mwebwe uretse kumbaza ibintu by'amafuti ndetse bitumvikana nomero iri compose ntimubyumva nyine nomero ye ntiyacagamo tu. Nyine Joy ntabwo ari uko tutabyumvaga ahubwo nuko twumvaga bitangaje ku muntu mwari muri kumwe ku kiyaga mumaze kogana mu minota itarenze 5 ukamubura ndetse ukamuhamagara nomero ye ikaba compose. Ati brothers and sisters mureke kubigira joke man iyi nkuru ndi kwabwira ni inkuru yabayeho kandi rwose yari riseriye kandi ngiye nk'umuntu rwose yabayeho mba ndi kwitekereza ndetse nkumva ndanarize. Kandi kuko mu by'ukuri warebaga Joy ninabonaga rwose emotion ndetse n'agahinda atangiye kuba yakangira kuko yaratangiye kuba yakinjira mu nkuru yiwe y'indani ndetse dutangiye kuba twabyumva neza. Ati Joy please calm down man nyine ihangane pe gerageza utubwire inkuru yawe rwose uko yagenze kose ndetse bireke kuba byakubabaza kuko ni ibintu byarangiye ndetse bitazagaruka. Ndabizi nawe uri kumva iyi nkuru rwose uri kwibaza kuntu byarangiye cyangwa se kuntu byagenze gusa nanjye rwose uko yakomezaga kumbwira nagombaga nshyugumbwa nshaka kugira ngo basi agere ku ntego cyangwa agere kuri finale uko ibintu bye byarangiye. Gusa brothers sha uyu mwana rwose nanjye iyi nkuru rwose sinzi gusa komeza Yumve ndetse rwose nawe iri buze kuba yagutangaza. Nuko ngo Joy ntigeze atuzana gato dore ko yatangiye gutekereza ko bya bintu bishobora kuba biri seriye dore ko yagiye ndetse atangira kuba yashaka Mike ndetse amushakira ahantu hose. Twe twakomeje kumubaza ndetse tumubaza cyane ati se Joy byarangiriye aho ngaho rwose kuri icyo kiyaga nta handi hantu rwose yigeze ujya? Ati no brothers uko byagenze atabwo naragiye ndetse njya no muri hoteli hose ndashaka ndetse nshakira no mu byumba byose dore ko n'ama-CCTV kamera yose yabo rwose nayakoresheje ndareba ndacekinga neza pe. Gusa rwose Mike sinigeze mubona aho hantu ahubwo rwose naramubuze pe naramushatse neza ndamubura. Ati ko numva ari ikibazo se Joy? Tishanti mubereke mukomeze mwumve inkuru yanjye ndabizi namwe rwose sinzi gusa byarantangaje sinavuga ko byantangaje ahubwo byarambabaje gusa Mike man sinzi ariko reka nkomeze nicegekere. Ati okay komeza utubwire nta kibazo. Ati rero bavandimwe ntabwo byahereye aho ngaho ubwo nahise ko mbona ko amazi atari yayandi dore ko rwose nahise ko ngenda ndetse njya no ku murenge ntanga ikirego cyanjye. Ati wagiye no mu nzego se zishinzwe umutekano? Ati of course rwose ntabwo nari kuguma ntuje ndetse ncecetse kuko Rodine namaze kubona ko rwose Mike atari aho ngaho ndetse ko yagiye kwandika ashobora kuba yagize ikibazo. Ati se inzego z'umutekano zo zabikozeho ikira? Sha inzego z'umutekano narazibibwiye kandi nyine bakoze inshingano zabo dore ko nabo batanze amatangazo kuri radio ndetse no ku byapa rwose bashira amatangazo batangaza ko Mike yabuze. Sha gusa byari bitangaje pe ndetse byari binateye agahinda ndetse bitewe n'ipfunwe kumva umusore w'imyaka 27 ngo yabuze rwose pe. Ati of course rwose natwe turi kumva biteye agahinda ndetse biteye n'urujijo dore ko binateye isoni pe kumva umusore w'imyaka 27 ngo yabuze umusore mukuru cyane ndetse rwose tutavuga ko yayobye. Ese basi Mike yanywaga ibiyobyabwenge Joy? Brothers uko muri kubivuga ni nako n'abapolisi nabo batangiye kuba batekereza ndetse batangiye kuba bambaza dore ko bambajije ngo se yaba ari nk'ibiyobyabwenge ese yaba yaguteye inda akagusiga ese hari amafaranga yaba yaribye ndetse akakora ibindi by'amafuti rwose akagusiga.
sha gusa pe ibyo byose natekerezaga ko rwose bari wrong cyangwa bari kwibeshya pe. Ibyo byose batekerezaga bakoraga mistake kuko ibyo byose nta na kimwe rwose yari yakoze. Ati none ubwo byagenze biti nyine tubwira inkuru yawe rwose tuyumve pe. Sha mubireke pe. Ibyo byose barabimbaje ndetse mbasubiza mbabwiza ukuri rwose, dore ko rwose Mike nta kintu na kimwe muri ibyo ngibyo yakoraga pe. Ari urumogi ntarwo yafataga, ari ibyo biyobyabwenge, ari inzoga. Sha ibaze ko ari n'umurokore. Joy rwose nawe uradusetse. Please brothers, mureke guseka man, ibintu ndi kubabwira yisiri ni ibintu byabayeho pe. Ati of course turi kubyumva pe, natwe turi kubyumva pe, ni ibintu byabayeho kandi ntabwo twagucira urubanza, ahubwo komeza utubwire pe, kuza utubwire. Nuko nyine yakomeje kuba nashaka Mike ndetse n'abapolisi baramushaka nabo baraheba. Muri make nyine baramushatse ndetse n'ubura ahantu nato bamukura pe. Ahubwo nyine Nkuru bakimomo muri quartier zose ati Joy ati Mike yaramushimuse ati yarabuze bla bla bla. Sha ibintu nk'ibyo ndetse biba byinshi pe. Joy ko numva rwose ari ibibazo. Ubwo se nyine finally nyine byagenze biti, byarangiye biti. Sha brothers nyine naramubuze abapolisi baramushaka baramubura. Ati nse warakiyaho ndetse waratuje nta kindi wigeze ukora, ahubwo nyine watereye ibyo byose urabyihorera. Ese umusore wa mwaba mwararyamanye mwishimana ibintu byose mubikora nubizi neza akagukunda, wajya ku bapolisi gusa ukumva ko bihagije, nyine ukumva ko bibaye. Sha nagiye no muri church ahubwo niyambaza Imana ndasenga. Nuko twese twarasetse ndetse turatangara cyane kuko ntitwabitekerezaga. Twase tumubaza ati se Joy basi nyine mbere yo kujya muri church ndabizi neza nyine ndambye ko mwaryamanye se man. Ati of course twararyamanye pe. Ati none ni gute wagiye muri church? Basi se mwari mwarihaniye ko nzi ko neza nyine mutari mwaragize munasezerana imbere y'Imana. Brothers ndi kumva muri guseka, ese uri mu bibazo ugira ngo ibyo byose urabitekereza. Ati none se Joy ibintu nyine ni ibintu bitangaje pe. Ubwo se nyine wagiye muri church utanayihaniye kandi turabizi ko nyine iyo wakoze ibyaha nk'ibyo Imana irakurakarira nyine tu. Yego rwose ndabyumva Imana irakurakarira, gusa ntitwibagirwe ko nabwo rwose Imana ari umutunzi w'imbabazi. Nagiye yo nyine ndihana ndetse maze kwihana ndongera ndasaba Imana ndetse nyisaba ko basi yanyereka aho Mike ari. Sha rwose Joy turabyumva, ubu ngubu dutangiye kuba twakumva pe. Kuko inkuru yawe irababaje ndetse n'iyagahinda rwose, ubwo wemeye ndetse ugapfuka mu gaca bugufi ugasaba Imana imbabazi bitewe na situation wari urimo. Sha aho ngaho rwose Imana yari kukumva rwose, yagombaga kuba yakumva ndetse ikakumvira. Gusa umuvandimwe twari turi mwaho ngaho rwose yari umukristo ndetse cyane pe, dore ko ibintu by'Imana yabinyuragamo neza ndetse atabikinishaga ndetse yahise kavugira hejuru ndetse bigaragara ko ababaye rwose. Turi ku Joy ko munsetsa. Ati wenda Joy sinshima inkuru yawe ndetse sinyicikirije ndetse nta bwonko bwe kuri buze guhita kwirekera ngo araza kuguma yitubwire, kuko numvisha ari inkuru iryoshye ndetse yagira ikifasha buri muntu wese. Gusa ko nashatse kuba nanagamo cyangwa se akanashatse kuba nakongeramo. Brothers please timukajye mukinisha Imana ndetse mwana ngo mubifate nk'uko rwose mushaka. Imana ntabwo tuzatugenda ndetse tuyihaneho ku bintu twakoze, ku mafuti twakoze, kubera ko ari cyo tuyikeneyeho man. Kuko nimba mwumvishije inkuru neza ya Joy kuba yaragiye gusenga ndetse akabasha kuba yasaba Imana imbabazi, rwose ndatekereza nuko yari yabuze Mike. Brothers siko mwige mu byumva. Ati of course niko tubyumva kandi natwe twese ibyo byose bitubaho pe. Of course bitubaho, gusa siko byari bikwiye. Ese byari bikwiye kwiteka dusaba Imana imbabazi ariko hari byo tugiye kuba twayisaba. Rwose kwa tumaze kuba nk'abacancuro bo muri isi basanzwe pe. Kuko urabizi neza iyo ufite ikintu ushakaho umuntu mwiryoshyaho ukamukunda ndetse nyine ibintu byose ukabimukorera ukamusa nyine ukaba related nawe ndetse ugashaka kuba waba close nawe tu, cyangwa se muri make ugashaka kuba wakegerana nawe. Ati none se ibyo ni ibishatse kuvuga Jideo. Mani ndabizi muri kubyumva ndetse nuko muri kunyirengagiza. Icyo nshatse kuvuga mani please baby we have to be serious. Ntabwo twagakwiye kujya tujya imbere y'Imana ruko nyine tugiye kuba hari ibyo tugiye kuba twayisaba ngo abariho dupfukama ndetse duce bugufi dusaba imbabazi. No, ubuse dupfuye before yuko hari ibyo tuyisaba. Nshatse kuvuga ngo twashya kuko namwe murabizi umuriro uri hano hanze utegereje abantu b'abanyabyaha. Jideo ibikabiriza mani nta birenze ndetse nta byadanje. Ati rero ako kantu brothers kadanje kumva ko ibintu byose nta byadanje. Ako ngako rero niko kazadukoraho ndetse kakabasha kuba kadushira ahantu tutazigera tuva ndetse tutazikura. Mano siko Jideo bya bintu bigize serious kandi rwose inkuru turi kumva ndi kumva nta nkuriye n'ibyo ngibyo. No, rwose inkuru ya Mike nayumvishe ndetse na Joy
ndetse naho iri buze kuba yaganishaho simbizi kuko ndi kumva nanjye ryoheye amatwi pe. Gusa ko nako nkeneye kuba nakanagamo ndetse kugira ngo mukumve ejo n'ejo bundi rwose mutazicira urubanza muvuga ati nta wigeze ubibabwira cyangwa se nta wigeze ubaburira. Mwibye sinzi impamvu y'iyi nkuru, gusa nanjye ubwo nyisanzemo ndetse nkayumva, aka niko kanya kugira ngo nanjye mbabwize ukuri ndetse mbabwire uko ibintu bimeze. Brothers please mureke tujye dusaba Imana imbabazi buri munsi uko dukosheje, kuko yabivuze Joy ati Imana ni umutunzi w'imbabazi ndetse iratubabarira, ariko Imana se yo ni injiji. Imana si injiji. Imana mujye mubitekereza ndetse mubisobanukirwe cyane. Imana ifite ubwenge burenze ubwacu twese, kuko nimba Imana yaraduhaye ubwenge ndetse ikadushira ku isi, ibaza ubwenge yo ifite ubwo bucakura tugenda tuyegeza imbere bwose ibiburuzi ndetse ibibubona. Ese Imana yo hiyobeye ko rwose tugenda tukayisaba imbabazi ndetse tukayisaba imbabazi bitewe n'uko hari icyo tuyishakaho? Wenda Imana ni inyampuhwe ndetse ni n'umubyeyi, ni kwa kundi rwose umubyeyi umuhemukirana maze wamusaba serivisi atitaye ko wamuhemukiye rwose akabasha kuba yagufasha, gusa ntabwo biba bikwiye pe. Please basi reka tujye dusaba Imana imbabazi ndetse tuyisaba imbabazi ubudasiba, kuko murabizi nyine turi abanyabyaha pe. Simubizi se brothers? Yego rwose Jidaho ibyo byo turabizi, turi abanyabyaha ndetse turi abanyabicumuro, ariko nawe rwose biducikirizamo inkuru. Tumugire ikibazo rwose ko nari ngiye kunagamo kararangiye, ahubwo nyine please basi nyine tujye tugerageza, si ngombwa ngo dusabe Imana imbabazi yuko hari icyo tugiye kuba twayaka pe, ahubwo reka tubigire ubuzima bwacu bwa buri munsi, kuko murabizi nyine turi ku isi turakirana Mana, twirwa turwana n'imyuka mibi. Satani nawe ntaba tworoheye, kandi murabizi Satani ni ikiremwa nyine cy'imyuka mibi ndetse gikomeye Mana, gifite imbaraga, ariko wenda iyo dufite Yesu izo mbaraga za Satani Mana mba mbona zitari na stronger cyane, nta birenze nyine twazitsinda tu. Ati wow, ntiwumva se ko noneho Jidaho avuze akantu kazima, ati yani kazima ndetse cyane ndetse mukumve ndetse mugashire muri mind yanyu, timugatambuke mutakumvishe ndetse mutakanose kugira ngo mumenye ko ari akumumaro. Brothers Satani arisereye Mana ndetse afite imyuka mibi myinshi cyane, rero niyo mpamvu tuzakeneye kugira ngo dusabe Imana imbabazi, ari uko nyine ngo duhuye n'ikibazo tugiye kuba twagira icyo tuyisaba. We are like ni nko gusega Mana. Ese gusega basi murabyumva? Ati no brother, ntabwo tubyumva rwose. Nyine ni nko gusabiriza tu, kwa kundi ujya gusaba umuntu ukabanza ukamureshyeshya nyine ukamwereka utuntu twose. No, Imana si uko iteye bro. Reka tureke kujya tuyisaba ibintu ari uko nyine tuyinginga, nyine muri make tubanza ngo dusabe imbabazi mbere yuko tuyisaba ibintu. No, why not se tutabanza tukamera neza, tukamerana n'Imana neza, then ibindi tukayisaba nyuma. Jidaho cyakora aho ngaho rwose uradufite uri kudukoma pe. No, si uburyo bwo kubakoma cyangwa kubabwira ibindi byose, ahubwo nyine ni uburyo bwo kugira ngo twungurane ibitekerezo ndetse tumenye ibintu neza. Neza reko rwose akangaka gakemutse, ntabwo dukwiye kujya dusaba Imana imbabazi ko tugiye kuba twagira ikindi kintu tuyisaba cyangwa se kirenze, ahubwo day by day bro, reka tujye dusaba Imana imbabazi Mana. Kandi nyine nkuko nyine Joy yabivuze neza Mana, Imana ni umutunzi w'imbabazi, izagitubabarira tu. Ati yego rwose pe, izagitubabarira. Ati Joy nyine sinari nguciye mu ijambo. Ati oya bose Jidaho nta n'ibirenze Mana, ako ngako kari gakenewe ndetse cyane nanjye ndagasobanukiwe. Ubu ngubu nibwo ntagiye kumva inkuru yanjye neza uburyo yagombaga kuba yagenda. Ati okay tubwire noneho, ese basi nyine nyuma yuko umaze gusenga Imana yaragusubije mayi kwita kumubona? Sha mwaretse se kunca umugani Mana, ibyo bintu nabikoze ndetse ndanasenga cyane, ariko ikintu gitangaje ndetse gisekeje sha aho ngaho Imana rwose wagira ngo yari yanyihoreye ndetse yari yiturije, nta kintu na kimwe kigize gikorwa Mana, no kumubona sinigeze mubona tu. Ari sure se? None gamba beshye nkire. Jidaho naramushatse ndamubura, ntangira no kwicuza icyatumye rwose nihana, ndavuga ati si ubundi ko nari nzi ko Imana nyitezeho ko ndi buze kuba nakiyana ndetse nayisaba ibintu byanjye byose ikabyumva, none dore ntabwo yabyumvishije, nta kintu na gito gikoretse. Ari Mike ndamubuze ndetse nkomeje kumushaka namubuze, n'abapolisi rwose bamubuze. Nyine nari nzi ko basi ibintu byose byananira Yooo yambaje Imana ibikora. Shaka gusa kuri iyo nshuro nyine yarantengushye pe, yarantengushye, ntabwo yigeze ibikora ndetse nyine bisa nk'ibyayinaniye. Oya tutararenga aho ngaho rwose Joy, aho ari akandi kantu nakongeraho. Gusa twe nk'abari bari aho rwose turi kumva iyo nkuru, twatangiye kumva ko rwose Jidaho ashobora kuba atangiye kuba yatuwihiriza, kuko yaratangiye kuzana ibintu bya analize byinshi, anyine ashaka kutwereka ko ari umuntu w'umuhanga. Gusa nyamara ibintu Jidaho yavugaga nubwo twabinegirijaga bitewe n'amarari yacu ndetse n'amatwi yacu ibyo yashakaga kumva, shaka gusa nyine Jidaho ntabwo yari kure y'ukuri pe, yavugaga ukuri ndetse cyane twari dukeneye kuba twamwumva, niyo mpamvu ako kanya twamuhaye akanya ndetse turamwumva rwose. Ati Jidaho ntacyo rwose tubwira ibyo ushaka kutubwira, kuko n'ubundi twakumenyereye, ubu ugiye kongera utondagure ndetse tubwire ibintu byinshi. Brothers ntabwo ari ugutondagura Mana, ahubwo sinshaka ko rwose hano tubyumva nabi ndetse tukabyumva uko bitari. Keneye ngahangaha rwose tubashe kuba twasobanukirwa ndetse cyane. Ati okay ntari bitubwire ndetse dusobanukirwe.
Joy ati mwana ntabwo kuba nyine ako kanya utarahise kumubona ntabwo bivuze ko Imana itari yabyumvishije pe. Ndakeka sindi buze kumva inkuru yawe yose ngo nyirangize kuko ari ahantu ngiye kuba najya. Gusa nyine icyo nshatse kubwira, urabizi neza rimwe na rimwe twebwe dusenga Imana hari ibyo turi kuyisaba nyine tuyisaba ibintu direct kugira ngo iteke ibikora. Gusa nyine iyo itabikoze si bivuze ko itaba yabyumvishije Imana, kandi namwe ako kantu rwose mukumve pe. Ntabwo ari uko itaba yabyumvishije, ahubwo nyine yoho Imana kuntu bimeze ni kwa kundi ugenda wihutira umubyeyi umusaba ikintu cya danje, umusaba amafaranga, ushaka kuba wamusaba kugira ngo aguhe telefoni nziza, kugurira inkweto nziza, ibyo byose akabikwima ahubwo agahita akareba ikintu ushaka cyane akaba ari cyo aguha. Rero n'Imana no kunguka imeze, si ukuyigereranya n'abantu cyangwa ngo ibindi, ahubwo n'urugero nari mbashije kuba nabaha kugira ngo basi mwumve ibintu neza. Nyine Imana hari igihe rimwe na rimwe ikureka ukigaragambya ugasara ukayisaba ibintu biheze cyane, gusa yo nyine basi reba cya kintu kiri buze kuba cyagutiza ubuzima. Singiye guca urubanza cyangwa ngo mbivuge, ariko muri ako kanya kuba utarabonye Mike wenda wasanga Imana yaraguhumurije kugira ngo ntiwiyahurire aka kanya ukaba ukiriho. Rero niyo mpamvu ntekereza ko kuba Imana itaragusubije ako kanya direct ari uko idafite imbaraga cyangwa se idafite ubushobozi, ahubwo nyine reka mbivuge muri ubu buryo, nyine ubwo nibwo bumana bwayo nyine tu ishobora kugira ikintu ikora cyangwa Imana ntigikore. Please rero don't judge ntutekereze ibindi bintu cyangwa ngo uvuge ibindi ngo Imana ngo ako kanya yarandetse bla bla bla. What man Joy, no, aho wibeshye rwose pe, ndetse aho ngaho ari wibeshye cyane. Ati cyakoza nyine ibintu bije ndavuze n'ibyo aho nanjye nibeshye cyane, kuko nakomeje kuba namushaka ndetse ndamubura, ntangira kurakarira Imana ati biki n'ibiki, kandi koko mu by'ukuri mu kurakarira Imana kwanjye sha nyine tujya aho ngaho ntabwo nari nayibajije, tujya kuri icyo kiyaga twari twayibajije, tujya no gukora ibyo bintu nyine by'amafuti byo kuryamana ngira we, nta nubwo twari twabajije Imana. Dati wanyine naje kubyakira ndetse numva ko rwose ari igeno ndetse ari ibintu Imana yashatse ko byaba. Ati nose ubwo byaje kugenda bitera, tubwira inkuru ndetse uyirangiza ureke kwicikiriza ndetse kuba nyine wayikatinga nyine, kuko numvisha ari inkuru iryoshye mwana. Namwe mukunda inkuru rwose bavandi. Se nawe rwose reka kwijijisha, ni gute wabura gukunda iyo nkuru pe? Iyo nkuru ndumva iryoshye mwana, nyine iri very perfect pe, ni nziza cyane nyine bro. Kuntu byaje kugenda nyine byaje kurangira mani, hashira n'amezi nk'atatu rwose pe. Mike naramubuze, ndamushakisha ngera igihe ncika intege pe, ndacogora. Ati none se ubwo wacogoye gute ku muntu wakundaga ndetse watekerezaga ko utamusiga? Twari batubwiye ko rwose ibyishimo byawe byari Mike. Ati yafukoze rwose ibyishimo byanjye byari Mike, ariko namwe nkuko mubizi rwose turi abantu pe, turi abantu, kandi aho nabangiye kwirarira pe. Iyo umuntu umaze iminsi utamubona ndetse utamubwirwa, nta na telefoni ye, akantu na gato basi kabasha kuba kaguhumuriza ndetse kaguturishe basi ngo utekereze ko uwo muntu muri kumwe, sha ibintu bivamo tu. Ok, byaje kugenda bitese akasi nakababwiye imbere. Gusa nyine Mike twaniganaga muri kaminuza, nyine vakansi yaje kurangira ndetse nisubirira ku ishuri ndabireka tu, ndamupowa nyine mera nkaho ntamumenye. Gusa agahinda ko nari nkafite mu mutima, dore ko nyine natekerezaga ko Mike wenda hari ibindi yagiyemo. Gusa ibyo byose sinanabitekerezaga, reka ndeke kubabeshya, ahubwo natekerezaga ko wenda Mike hari ikintu cyamubayeho, wenda yapfuye. Atese basira Joy, umuryango w'iwabo ntabwo wigeze uza kukureba ndetse ngo ubashe kuba wakuvugisha? Umuryango w'iwabo se sha nari nywuzi, kandi nari nzi ari ahantu yabaga muri geto ya wenyine, ndetse dore ko nta n'undi muntu babanaga. Ati gusa ubwo ntiwagiye no kuri geto ye basi ngo ubaze ndetse ubaze na ba nyiri ibyondo basi urebe ko wenda hari yaba yaraje ndetse akagaruka. Aho niho nabaye challenged kuntu, kuko nagiye kwa ba nyiri ibyondo nabo mubabajije nyine, barambwira ati cyakora hari umuvandimwe ngo waje ngatwara ibintu byiwe bya Mike. Babajije ati se mwigeze mumubaza basi? Ati bakubwiye gute ubwo ngubwo? Bikise bambwiye ko Mike yari yaramubwiye ngo azaza arebe ibintu bye. Ati ndumva inkuru rwose bishoje ndetse yumvikana, ubwo Mike nyine yaragukinnye ndetse aragusiga. Ati no suko biri rwose, nanjye nuko nabanje kubitekereza, ariko suko byari bimeze. Ati none byagenze bite? Nyine urumva sha nakomeje kugenda ndetse ndiga ibintu bya Mike ndabyirengagiza, ndabyibagirwa nyine ndetse ndabipowa. Ati bipowa gute se kandi? Ati nyine urumva nakomeje ndiga ndetse niga muri kaminuza, gusa ndi kwiga nyine hashize amezi 4 hari undi mutipe naje kubona. Ati utambwira ko nawe mwaje guhita kumushubikana ndetse murakundana? Ati hoya sibyo ngibyo mvuze, ndetse reka kwirukansa iyo nkuru. Umusore ntabwo twase ko dukundana pe, dore ko nta n'umwanya wose nabonaga ndibuze kuba nabigera ndetse mbifitiye. Gusa ubwo nuko umusore namubonaga ndetse nkamubona mu ishusho ya Mike. Ati
ati oke ntari bitubwire none se byaje kugenda biti nyine byarangiye biti Mike n'uwo musore nyine n'ibintu bitari gusobanukirwa bitangiye kuba byaducanga n'ibintu tutari gusobanukirwa pe natwe bitangiye kuba byaducanga oya brothers nyine nta mpamvu yo kuba byabacanga nyine ubwo ngubwo naje kujya muri kaminuza ndiga nkomeza kwiga umusore turamenyana akazajya ashaka ku nyine bigaragara nk'ashaka kuba yanyitereteshwa gusa urumva nyine nk'umuntu wari umaze kuba watandukana na sherewe ndetse mu mezi 3 njye ntabwo nari wa mukobwa rwose wita gukundana n'abandi batipe umusore naramukatiye nyine mbaho ubuzima mandi bigaragara ko ari ubwo kwigunga ati se muri amezi 3 urakoze ko ari waryamanye na Mike ntabwo yigeze utwita cyangwa ngo bigende bite shaka ngako niko Imana yankoreye pe basi sinigeze ntwita kuko iyo ntwita shana ari guseba pe sinzi uburyo nari kubigeza sinari kumenya nyine uburyo nari kubikora pe ariko aho ngaho muri iyo minsi Imana yarandenye ntabwo nigeze ntwita ati wow Imana ishimwe rwose ndumva byaragenze neza none ubwo byaje kugenda bite byaje kurangira bite nyine Mike naramupowe ndamwihorera wa mutipa akomeza guhatiriza ngo njye nawe dukundane nyine birangira mwemereye nawe turakundana ndetse n'urukundo rwacu rwaje gukomera pe rwaje gukomera gute byagenze biti nawe mwararyamanye ati aho ntacyo mbatangarije kuko nabonye kuryamana mwabigize turufu reka nkomeze mbigire ibanga tukomeze tuvuye inkuru yacu none ubwo byagenze bite shawareka neki se uwo mutipe nyine ko tumaze gukundana nagiye kubona mbona gica nyine naranamwibagiwe shangiye kubona mbona umutipe aragarutse we Mike se yaje kugaruka ari mu kamodoka ameze neza nyine yishimye ati yishimye gute ubwo ngubwo ati nyine yaje kuza arambwira ngo yaragiye hanze ngo agiye gushaka amafaranga ati yari ari kubona ngo urukundo rwacu nta cyerekezo rufite ngahitamo kugenda atambwiye ngo ajya gushaka amafaranga kugira ngo basi arebe ko yatwiteza imbere ndetse nanjye ngakanjyana akanyimura akangura aho ngaho cyakora urasetse nose ubwo nuko inkuru yawe yarangiye ati none umushaka mbabwira ibidahari nuko byarangiye nyine wa muhungu twaje gukundana ndetse tuguma turakundana nyine urukundo rwacu rugeze ahantu heza tubona ko ruryoshye ndetse yaratangiye no kunyibagiza yangirwa musore ngo ni Mike ati no ariko numva utagakwiye kuba wambita ingirwa musore ati nose ni gute nta musuzugura ndetse ngo nanamugaye yaraje nyine amaze kuza ashinja amakosa ati ni gute ngo namuciye inyuma ngo ngashaka undi muntu dukundana ngo kandi rwose nari mbizi neza akankunda kandi koko pe nanjye nari mbizi neza ko Mike yankundaga ariko se kuba yarankundaga byari kumesha imbaraga ndetse zo kugenda atasezeye ndetse atambwiye ahantu agiye ese mwamuzi igihe nanyuzemo ndetse n'ukuntu byangoye rwose atari ko rwose nawe warihuse kuba washaka undi mukunzi ndetse utaramenya ibya Mike mureke kunyicira inkuru ndetse no gutekereza ibindi bintu byose Mike yarambwiye ati yaranyumvaga ndetse yumvishe ku maradiyo rwose ko ndi kumurangisha gusa byose yarabyirengagije ngo ntabwo yigeze anyitaba bitewe n'icyo yashakaga ati ubwo se mwabisoluvize gute cyangwa mwabikemuye gute nambwe ati nyine Mike ibyo washakaga warabibonye ndetse n'amafaranga warayabonye gusa ngiye ikigaragara cyo ntiwashakaga pe kuko icyo warashakaga wari kundindira ndetse ukambona ndetse ukaza tukubakana tugakundana tukagumana kuko amafaranga urabizi neza ko siyo nari nkeneye nyine namubwiye ko amafaranga atariyo nari nkeneye yanyiryaho ati ndabizi n'ibyo uri kuvuga ngo siyo wari ukeneye ariko urabizi neza rwose ubuzima butari mu mafaranga buba ari ubusa nyine bavandi namubwije ukuri nambwiye ati oke niba ubuzima butari mu mafaranga aba ari ubusa genda rubasi ngiye nkume mu buzima bwanjye n'uyu muvandimwe twakundanye kuko rwose bumeze neza ndetse narakwibagiwe ati ubwo rero byarangiye gute Mike yabitekereje ute nyine nk'uko nabibabwiye manda yatekereje ko namuhemukiye ngo ndi umwana mubi ngo ntabwo nagakwiye kuba naramukoze ibyo bintu ngo narihuse cyane kuba nashaka undi mukunzi ariko ndatekereza rwose amezi tugeze muri 6-7 rwose sinari nihuse pe kandi narakomeje kuba namushaka pe basi iyo nkimubona kare ntabwo nari kwirirwa nkora ibyo ngibyo asa kuki atigeze nangirira impuhera ngatekereza ko nataye umutwe ariko yari afite icyo ari gushaka mana atari ko murasetsa yari afite icyo ari gushaka nyine ahitamo kuntesha umutwe kuko wanamuganira ku rundi ruhande natwe tuba turi kukumva nuko tuba twigeza nkana ati oke wenda basi niba muri kunyumva aho ngaho rwose biramakinga sense pe birumvikana ubwo byagenze gute nyine naramuretse ndetse namupuwa nyine amafaranga yabibyohamo ndetse dore ko yari amaze ko yabona imitungo pe ese akazi yagakuyeho muri Amerika yari yaragiye atasa ariko mwebwe uretse kwimajina ndetse mugashyuhaguzwa mbabwiye ko yari yaragiye muri Amerika ariko tuzi ko rwose abantu bose ariho bahirimbanira kujya kugira ngo babashe kuba babona amafaranga yewe yari yaragiye muri Sudani ibyo yakoraga simbizi gusa nyine yaje afite amafaranga pe ariko ibyo sinari mbyitayeho dore ko no mu rukundo rwacu ntigeze musaba amafaranga cyane nyine yaciye urubanza ngo narirukase ngo nashatse undi muntu gusa namupowe pe ndamureka se mani mwe nyine nkuko muri kumva rwose nari gukora iki
natwe nk'abantu bumvaga iyo nkuru rwose twatangiye kumva ndetse dusobanukirwa neza ko rwose Joy ibintu yakoze byari bikwiye ko nawe ari we wabikora, kuba yarashatse undi muntu ndetse bagakundana rwose nta kibazo twe twatangiye kuba twabibonamo, dore ko yari yaragerageje uko ashoboye rwose ndetse n'amatangazo yari yatanze kugira ngo arebe ko yabona Mike. Inkuru ndumva ari uko rwose yarangiye pe, nuko yarangiye irangira nyine Joy ndetse n'aba mutipe we bakomeje kuba bakikundanira, naho Mike we rwose nyine yararakaye ndetse biramubabaza ariko nta bindi yari gukora, ngo yaragiye ndetse dore ko nawe yaje kubona umukozi nyine abona ngo nawe umuntu umubereye tu. Inkuru nyine nuko yarangiye tu. Brothers and sisters, kwibutsa gukora subscribe kuri David Rwanda mane kuko ntacyo byagutwara kuba wakoraho subscribe ndetse ugakora share nyine n'undi muntu akiyumvira iyi nkuru pe. Ndabakunda cyane nk'uko mubizi, mujye mukomeza mu following kugira ngo mujye mukurikirana inkuru z'urukundo ndetse n'ibindi biganiro binyura kuri YouTube. Ni David Rwanda nk'ibisanzwe, Imana ibarinde.